Yabaje ChatGPT ndayibaza ati se umuntu yanyoye inzoga yemerewe kujya ku kazi, ihita mbwira ko nta kazi kawe mu Kinyarwanda. Few moments later. Jena Edizo wadukoresheje akazi, Jena Edizo turavatereka tuyibaze ko Gicumbi ari umuhemu. Go gwisi Turi hadi nyuma ya video twafashe hadi nyuma ratubwira ngo uzatwishyura. Barayibajije tise Gicumbi azatwishyura. ati nzarira bisha Iratubwira iti nibihemu. ariko mu Kinyarwanda irimo irakora amakosa menshi. Bagakwise bihemuze. Iratubwira Reka nyibaze nizibona sirazashaka umugore. Ikintu igiye kunsubiza ndakibabwira. Simbabe komeza. Nasiri uyikozeho. nta kibazo we yaratubwiye nguri ibihemu kandi koko byarangiye atwambiye kandi twebwe yatubwiye mu Cyongereza bro ijambo rya bihemu yanditse mu Cyongereza. Yabaje ChatGPT ndayibaza ati se umuntu yanyoye inzoga yemerewe kujya ku kazi, ihita mbwira ko nta kazi kawe mu Kinyarwanda. Few moments later. Jena Edizo wadukoresheje akazi, Jena Edizo turavatereka tuyibaze ko Gicumbi ari umuhemu. Go gwisi Turi hadi nyuma ya video twafashe hadi nyuma ratubwira ngo uzatwishyura. Barayibajije tise Gicumbi azatwishyura. ati nzarira bisha Iratubwira iti nibihemu. ariko mu Kinyarwanda irimo irakora amakosa menshi. Bagakwise bihemuze. Iratubwira Reka nyibaze nizibona sirazashaka umugore. Ikintu igiye kunsubiza ndakibabwira. Simbabe komeza. Nasiri uyikozeho. nta kibazo we yaratubwiye nguri ibihemu kandi koko byarangiye atwambiye kandi twebwe yatubwiye mu Cyongereza bro ijambo rya bihemu yanditse mu Cyongereza. Turijize hariya ba leta